bita Kavumbi ukora muri Shine TV Promotion ukunzwe gutegwa indobo n'abakobwa bafite amabuno manini cyane ngomba amenyesha yuko nanjye nshaka kwiyandikisha muri Miss Rwanda ntago wanyanga umva gavana nkubwire muri muri Miss Congo ntago mwanyanga gavana asakara hubera iki bavuga gavana cyangwa gavana guverinoma Gavara Pinoma aguri kumva kibaje ndi kumva hari umuntu uri kundogoya reka tuze kuvugana kikogi bavuga gute bavuga gavana men reba kuntu tunyense biri imbere y'umuyobozi asubwo ko n'ikikogi uravuga bakwandike muri nyashi naho hantu bo bari wagira ngo wicare gome ubwo azagira umunwa kugeza rya mba nkubwire we ngiye mfite amabuno nta n'umuntu wateranishe mwa kukubona aho bwategwa isesema akubonye kugenda kuvuga amagambo y'ikurangira uswagira ngo umwaka mu gitondo niba gasura kaje muri kaburimbo watandukanye muri kaburimbo n'isura yawe ese ko kuvuga amagambo yanga kuvanga igikorofwa cyanze kuva mu mazuru kumudura Yesu ubusa akazu kwa kugiye ugure mu korogo witukuze none ngende kwisabira akazi muri Miss Congo wo kavuga Miss Rwanda ndi wayikuze kubera ko akazu akazi kwa kabona abayenze ushaka kunyeka kundenge ni kuri rib hajya iyo umuntu yagututse cyangwa yakubangamiye ukora iki kabaye namwe arabatutse murabyiyumviye umuntu agatukura imbere na Yesu we iyi mbwa y'umuhungu ndi kumwe nayo nimbwa bwoko ki umva birimo rero twumvikana nimba barakone Kavumbi nimba barakwise mbirimo nta gusobanura ko ibintu byose ubirimo niba barakwise Kavumbi ndisobanuye ko ibintu byose bitumukamo kabaye hasasha kumunwa wameze nk'inyo y'isuka Yesu we njye ukandeka ngakomeza nkivugira uwo wawe semeze nk'urugara rw'igariso yo mujanda ari mukora ku burenge uvuga neza kuko uvuze nabi sazi zirapfa n'imibuka bangamira ibinyabuzima byose bikikije isi kabaye ku kagari ikirego cyobanza ukagicisha umutwara sibo nabikurange none se kumutwara sibo ni hahandi haba indanye n'abantu birirwa basibuka byose n'uyu nguyu niba twarizo si bakazijyana nanjye nibyo babyanyube ndumva nawe bujya uhuje ubugwayi bwo mu mutwe n'iranyoni nawe ntabwo wabura ikibazo weruka ikinini ryari nubiwe ni ko wavuze cy'ubugwayi nyine usa n'uwacitse indera aho goba gufatire hafi umutwe wawe hatuzuye wagira ngo wabuze teronovisi ngo hano ndi kumwe n'umusazi ari kuvuga ibintu yasaze uri kubyumva hajya mbwira akazi ko muri Miss Rwanda karakomeje uwo muntu wasaze uri kwibaraguzwa ubugambo budasheje Imana icyubahiro hajya ushaka kwirengagiza umuntu wakora iki maze urebye afite n'amaguru urebye nabi ikiraro cyawe kigasenyuka mwacamo mukagirisha ibyo birara byanyu amaboko yo sinakubwira hageze ne wabyibonera niba uzi ngo ndi no kukubeshya ariko sishaka nkubaza iyo uri kuvuga uba uri kunukira twagira ngo ni amabyimvura yaguye mu nigishwe mu ndagaswingiye wakigugira urabona izuru izukira izuru ryanjye iyo bigeze nijoro rimwe wagira no bacukura imari zinjiza umutungo w'igihugu twebwe wajyana ikirombe cya zahabu ariko umva amagambo ufite reba izuru ryanjye ndebera amatwi yiwe mubesherene ngo zari amasho yanyu kandi yaragiye amatwi akabura bagatera bine babye ngo ni amatwi ntabwo muri kumbonera mu kanya gato ndaza ngo uhamagare ndi kubona ndi kumwe n'imbwa y'umuhungu ariko kano kandi ujyambaga ati mfite urusura ruranuka uzi ko ukiri no kuntera iseseme ngira ngo wabimbone dore icyo gitwe cyohe nose nimba wagira ni ikirombe cy'imari nimba umutwange ari umuhaza kandi akaba ntabwo ari byibuze mfite umutwe wa watermelon byibuze nashomye nagenda nkagicaho nkakijyana bakakigura umutwe gwawe rukanga n'abantu n'Imana n'ibinyamaswa ninde wawe nyine uru rusura rwanjye urabona bari gushyira kaburemo mu muhanda hakabura godoro bayihomora hano bakayishyira mu muhanda gasekeranyo gososetse